ufunguye inkuru ifite umutwe ugira uti Gitwaza arashinjwa amacakubiri. His Excellence Paul Kagame yinjiye mu kibazo cye. Yego nibyo, ntabwo wibeshye. Hari amakuru atariho ivumbi atugezeho nonaha, ngira ngo wenda abakoresha murandasi bya hafi umunsi ku munsi mushobora kuba mwabibonye imbere yanjye, ariko nawe ushobora kuba aribwo ufunguye ino nkuru ukaba utunguwe. Rero nta kindi, ni umuriro watse, umuriro rwose uvuza ubuhuha muri Zion Temple, aho aba bishop batandatu batangiranye na Apotre Gitwaza bamushinje ibirimo amacakubiri, ubwibone n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, bamusaba kwegura. So rero ngira ngo wenda turaza kutabarambira, kubera ko tugiye kugaruka kuri iyi ibaruwa ngira ngo imaze iminsi igera muri 5 isohotse, dukurikije uko tubona igihe yandikiwe n'igihe yageze nyine kubo yari igenewe. Ni ibaruwa rero ngira ngo mubona yasinyweho n'abagabo bagera muri 6, barimo Bishop Claude Jessa, Dieudonné Vuningoma, witwa Pierre Kaberuka, Richard Muya, Charles Mudakikwa ndetse na Paul Daniel. Aba bose akaba ari nabo banditse ibikubiye muri iyi baruwa. Rero dusubiye inyuma gatoya, aba bishop bose uko ari 6 mu mwaka wa 2016 nibwo Gitwaza yari yabahagaritse, abashinja kugumuka, anasaba abakristo be nyine ko abifuza kuba bakomezanya n'abo ngabo bafata inzira bakigendera. Ngira ngo ababizi neza cyangwa se amwe mu makuru y'ababana n'aba ngaba bya hafi dufite, avuga ko icyo gihe ari ikibazo cyatangiye muri za 2014, ubwo aba ba bishop batangiranye na Gitwaza batangiraga kumera nk'abatangiye kujya bamuca inyuma, dore ko hari igihe yajyaga afata imyanzuro akayitambika, nk'igihe muri iyo myaka yifuje gushinga salon de coiffure, ariko ubwo yagendaga yagarutse aba bishop barafunze iyo salon. Akimara gufata umwanzuro wo kubahagarika muri 2016, abo bavuga butumwa muri kubyumva neza ko bari baramaze gufatisha, so abakristo bamwe bari babakunze bajyanye nabo, ari nabwo nyine uyu bishop, uyu Apotre Gitwaza yavugaga ati noneho abifuza kuba mwajyana n'abagiye gutangiriza insengero muri Amani Guest House n'ahandi, ndabasaba ko mwagenda. Icyo gihe yaravuze ati turabaha urwandiko cyangwa se recommandation, mugende mu bakristo bayo matorero. Icyo gihe yanabwiye abakristo be ko uwumva ko yaba yarafashijwe na Bishop Gitwaza yashobora kuba yahaguma, ariko avuga ko utabyifuza
yamuha urwandiko rwiza mushimira ubundi akigendera. So rero reka tugaruke gato ku ibaruwa y'aba bishop banditse ndetse bakanamenyesha umukuru w'igihugu nkuko natangiye mbibabwira, ndetse na minisitiri w'intebe hamwe na RGB ari nayo igomba gusubiza kubera ko ari ibafite mu nshingano. ngira ngo ndasoma ibaruwa uko yakabaye. Bagize bati mwaranzwe n'ibikorwa bigayitse byo kunyereza imitungo inyuranye no kurigisa indi, imwe mukayikoresha mu nyungu zanyu bwite ndetse indi mukayimurira mu mahanga bidakurikije amategeko shingiro y'umuryango. Nta rwego na rumwe mugishije inama, cyane cyane twebwe twawushinganye namwe. ngira ngo muri no baruwa bakomeza bagaragaza ko uyu Apotre Gitwaza yaranzwe no kwikubira, gafata Zion Temple akayigira karima ke. Bakavuga ko amaze igihe kinini yarataye itorero, bakanamushinja ko yarihaye cyangwa se inkoni y'ubushumba yihaye umuntu batazi, bakanavuga ko byateye akajagari mu micungire n'imiyoborere y'umutungo w'itorero. Aba bishop kandi babwiye Gitwaza ko bamukuye ku buyobozi bw'itorero kubera ko bamushinja cyangwa se bamubonamo ubwibone no kubiba amacakubiri muri Zion Temple. Mu magambo yabo banditse bagira bati inama y'abashinzwe umuryango Authentic World Ministry, inama y'abashinze umuryango Authentic World Ministries Zion Temple Celebration Center imaze kubona ibyemezo mwafashe ku giti cyanyu bidakurikije amategeko, byatumye abakristo benshi bava mu gakiza batatana ndetse murangwa no kubiba amacakubiri n'urwango mu nzu y'Imana, tutibagiwe n'umuco mubi witonesha n'ubwibone. Shyiraho n'ibindi byinshi cyane. Mu gusoza bandika bati kubera izo mpamvu twerekanye cyangwa se twagaragaje hejuru mu rwego rwo gusubiza ibintu mu buryo no kuramira umuryango ugeze aharindimuka, ukuwe ku buyobozi bw'umuryango twagushinze, ukuwe ku buyobozi bw'umuryango twagushinze. Nyuma ya beef cyangwa se nyuma y'amakimbirane yatangiye muri 2014, uyu umushumba Apotre Gitwaza agafata umwanzuro wo kwirukana aba bishop mu itorero rye cyangwa se kubahagarika. Nabo bafashe umwanzuro wo kwicara bati nyuma y'ibi byose turaguhagaritse. Ese biraza kwemerwa? Dore ko nabo bafite inzego zibarenze ari nazo bagiye bamenyesha, harimo n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. ngira ngo turakoresha kode ya igihe ku muvugizi wa Zion Temple babashije kuvugana, ariwe Tuyizere Jean Baptiste, uvuze ko iyi baruwa bayibonye koko ndetse ko bagikurikirana ibyayo kugira ngo bamenye ukuri kwayo. Mu magambo yagize ati iyo baruwa natwe twayibonye ariko ntabwo tuzi aho yaturutse kubera ko bari abantu ntabwo baba muri Zion Temple, baba mu itorero ryitwa World Revival Center. Uko basinye kuri iriya baruwa bamaze imyaka 6 barashinze itorero ryabo, ntabwo rero tuzi niba iriya baruwa aribo bayanditse
ko ntabwo twumva ko umuntu wo mu itorero rimwe yaza kweguza uwo murindi. Rero natwe turacyari kubikurikirana. ngira ngo yanagaragaje ko mu gihe byaramuka bigaragaye ko aribo bayanditse, ubuyobozi bwa Zion Temple n'ubundi butabifata nk'ibintu bikomeye, cyane cyane ko bo babibona nko gusiga icyasha itorero. So Tuyizere rero aganira na Igihe yanasobanuye ko aba ba bishop batandatu bayanditse batangira abanyamuryango shingiro, batangiranye na Zion Temple, ariko nyine ndetse ko bari no mu banyamuryango bahagarariye abandi, ariko ngo atari bo batangije iyi Zion Temple. Yagaragaje ko kugeza ubu bamwe muri abo batari mu Rwanda, kuko babiri bari mu Bubiligi, undi umwe akaba ari muri Canada, ndetse ikaba n'impamvu shingiro yo kwemeza koko niba abangaba ari bo banditse iyi baruwa. So rero ngira ngo ni ibyo, wenda ntawamenya aho byaturutse. So rero bamwe mu bavuga uko babyumva bavuga ko bishobora kuba biri guturuka ku mashyari bafitiye uyu Apotre Gitwaza umaze kugira PhD ebyiri. So rero n'ibindi byinshi bakavuga ko ari umuntu wahiriwe n'ibi bintu, ko baye mu buzima bwo gusenga akiri muto, ubwenge, kuba ari docteur. Ibi byose nibyo abantu bagenda bashingiraho. Gusa igisigaye ni ukumenya icyo RGB igomba kubivugaho kuri kino kibazo, tukamenya ngo ese Apotre Gitwaza ibyo ashinjwa bifite ishingiro, arahagarikwa cyangwa ntahagarikwa. Ese baba musaba guhagarara cyangwa se kuva ku buyobozi bwo kuyobora iri torero babifitiye ububasha? So rero ibyo byose ni ibyo kwibaza. Hanyuma umuntu akanibaza ati se yaba yi amaturo akomeza kugaruka n'ubundi, dore ko yabaye nk'ipfundo ryo kuryana mu matorero yashinze imizi, yamaze gufatisha, bivuge mu mvugo y'ubu, cyane cyane ko akenshi bano bakristo bakunze kugwa mu mutego nk'uwaba ba bishop batandatu bashobora kuba baraguyemo, wo gutangirana insengero na bagenzi babo, akenshi babikoze mu buryo bwa kivandimwe, kumvikanisha ko bayobowe n'umwuka, kumvikanisha ko bari kumwe na Kristo, ariko ugasanga nta nyandiko, nta kintu kiri mu mategeko kibarengera. So rero akenshi bigatuma birangira gutya nyine bitagenze neza. So rero ibyo byose turategereza igisubizo cya RGB. Abakunzi ba Jaras Official rwose nta kabuza tuzaba ba mbere mu kubaha igisubizo RGB izatanga cyangwa se yatanga, dore ko n'iminsi iciyemo ari myinshi, bisa nkaho n'ubundi ari cyo gihe. Tubashimire, twizere ko mwabanye natwe amahoro, twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye. Mukomeze kubana natwe mukora subscribe kuri channel yacu Jaras Official TV, like, comment ku biganiro bigiye bitandukanye, mutubwire uko mubyumva, ese uko muzi uyu Apotre abakristo by'umwihariko bo muri Zion Temple mubyakiriye mute, murabyumva mute, ese mwabyakira biramutse bibaye ko Apotre Gitwaza ahagarikwa
muri iri torero. Ese mwe mwabyakira mute? So rero nibyo ngibyo, mwakoze kubana natwe. Bye bye, ciao ciao.